bitazagenda uko dushaka. Ibyanditswe byera bivuga ko izasaza nk'umwenda twambara. Ibibaho bitera ishavu bye kujya bitubabaza gusa, ahubwo bije binatwiteguza kuza kwa Yesu umukiza wacu. Mureka abo byabayeho babivuga. Muranyibise buriya. Ariko kubapfushije umwana, kubapfushije umubyeyi, kubapfushije umuvandimwe rurajyana. None ko umuntu akubwira ngo uyu wabikoze ni Satani, yabitangiriye muri Edeni, akaguha urutonde rw'ibyo Satani akunda, akaguha urutonde rw'ibyo Imana ikunda, ukananga uwagukoze mu nda ukabona ugiye gukora ibyo ashaka. Ubu ufite amazina abiri, ya mbere uri gisekeramwanzi, ijya kabiri uri injiji, ijya gatatu uri impunguzi. Iri ni ishuri tuba duhawe. Wari ukwiye kuvuga ni mbese Satani nimugerageze kumupersonifiya aba umuntu nk'uwo muturanye, aba umuntu nk'uwo muturanye, none habe yadukoreye ibintu nk'ibi ngibi. Icyo nzi cyo polisi itahabaye, polisi itahabaye haba ibibazo. Mwanyumvise buriya? Sinemera, sinizeye ko iyi mitwe ingana icya yose wayiyobora ukajya urembwira ngo mwihangane ni mumureke Imana izabimuryoza. Sinzi niba iyi mitwe yose yageze ute yabyemera. Hari abajya ku bapfumu, hari abashakisha ibiki, hari abarasa, hari abatema, ngo nabo bagenze ute. Ariko kugeza uyu munsi reka mbabwire ngo ni Satani wabikoze, kandi abikoze hamaze iminsi ko yabitangiriye kwa Adamu na Eva. Ariko n'uyu munsi bavuze ngo babyinye hari n'igiterane hari wajya mu babyinnyi. Bavuze ngo inzoga hari na hari abari kwiga wajya kurunguruka y'amacupa hari. Ni ikimenyetso cy'uko uturanye n'umwanzi utabizi, uri gisekeramwanzi. Ngo umugambi abasigaranye akenge uhereye none barataha bari kugira gutya ngo Satani sinzamwumvira n'akangana ugwara. Byankoze birahagije, amfakaze, angira incike, antere guhunga, anyicisha ubukene n'inzara. Nindangiza ahamagara bajya gusambana mwitabe, nahamagara bambara nabi ngeyo. Iyo ubikoze uri gisekeramwanzi. Kandi Yesu ataje mbasubiriremo ngo dutabare. Umugambi wa Satani nuko twese azaturundarundira mu butaka. Ni mwiza, none se turamukorera nkandi. Ubwo uwo ni umugambi umwe. Icya kabiri, ngo muri ibi bitubaho habahishemo n'umugambi w'Imana, habahishemo umugambi w'Imana. Mu gitabo cyitwa Uburezi, ndi kuri wa murongo ngo izanagura amarira yose ku maso. Mu gitabo cyitwa Uburezi 337 harimo amagambo avuze ngo toutes les questions que nous nous posons à propos de notre vie trouverons alors une réponse. Ibibazo byose twibaza ubereranye n'imibereho yacu, ngo nitugera mu ijuru byose bizaboneka ibisubizo. Là où nous n'avions vu que perplexité, confusion, projets avortés, pour contrecarrer, nous verrons les décès tout puissant, victorieux, harmonieux de Dieu. Ngo aho mu buzima bwacu twahuye no guhangayika gusa, urujijo, imishinga yacu yakomwe mu nkokora, imigambi yacu yaburijwemo, ngo nitugera mu ijuru byose tuzabona biri nk'umugambi ukomeye kandi uri mu intsinzi kandi udahusha wa wundi ushobora byose. Ibi ndabisobanura nta nzingero, kandi ibi bigiye gupfa kuvugwa gusa, ahubwo buri wese abyumva, buri wese ajya abyumva. Tuyamanike tuvuge ngo Mana uzi ubwenge, ni wowe uzi ibinkwiye, twicecekere. Hari ukuntu ujya ubona nko mu miryango, ngiye nkunda kubibona, ukabona ubundi nko mu miryango namwe muzabikorera ubushakashatsi, uretse no mu miryango no mu isi muri rusange. Niba abantu bavutse ari abantu 10 mu muryango, washaka ugashyiramo n'ababyara babo na ba nyirasenge na ba nyina wabo,
muri abo bantu 10 cyangwa 15 si kenshi wabonamo 3 bazima. Ubuzima mvuga bakwita ku bibazo ngo ubone barabyikwera. Si kenshi. Mu bantu 10 abari umwe baba bakabije bakaba 2 cyangwa 3. Abandi ari uturegeya ari bandi ibyo niko imiryango ipanga. Noneho hano baravuze ngo hari ibintu byatubereye urujijo, hari ibintu byatuburagije, hari n'ibishinga yacu yaburijwemo. Ndatanga urugero yenda rworoheje. Ukabona nk'umubyeyi abyaye umwana wa mbere agize imyaka 3 arapfuye, bikamubaho bikagenda bikagira inshuro 8. Ibibaho ni mujya mubibona. Kandi asenga anaririmba ari n'umudiyakoni. No mujya mu bibazo byabo, mujya mu bibazo byabo watagenje ute atarimo nta bibazo ateza ahubwo akemura ibibazo, ariko agapfusha inshuro 8. Nawe ukawakira si Imana yo ubu nukugira ngo inamubabaze tu yabonye ari byo byiza ngo ariko nitugera mu ijuru nawe azabona igisubizo. Seka mbaye nk'urugero, aramutse mu muryango ashatsemo, aramutse Imana imukunda ariko umuryango ashatsemo akaba ari abanyamahanga n'urugero, none bari karebe kavuga iti aba bana byaje nabasemo. Niba budusore tw'imyaka 15 17 ntibazagera gusenga, niba bandi ipantaro izajya munsi y'ikibuno ikarisi iri mu mugongo. Niba kura noneho bazicaho muri quartier bazagenza ute? Nta n'umwe uzajya mu ijuru kandi umubyeyi ndamukunze. Imana igapanga ngo nzajya mbajyana bafite imyaka 3 uwitatu nta cyahagira, nareguka mu ijuru muha abana be barimo. Ubwo kumva ageze utayisengera abari bakunda kurusha bose n'iryo jambo rivuze ngo izaduhanagura amarira yose ku maso, nta mushwari uzabihari. Abo ngo nusobanurirwa ibyakuburagije uzavuga uti yego yemwe, nuko nta bingiye n'ibyo mu isi bizaba biriyo. Wayibwira uturwo nibaguhe uburago warakoze, ariko ubu muri ubuzima bwacu bureba hafi ntabwo twashobora n'ibindi bisa n'ibyo ntashobora gutanga ingero nyinshi ngo imishinga yacu yakomwe ugahinga ibinyomoro aho abandi batindura ugashoramwo amamiliyoni, maze bitangiye guhisha neza bimeze neza bikagera bikibera urubaho uzavanemo na kimwe ukorora nawe byari bije ugiye kugeza isoroma wicaye, abanyazi basigaze nimwe ukiga n'akazi kare kageze ku meza ngo muhunge byahinduka. Imana ngo byose izagira bigusobanurira kubwira ati mwana wanjye ibinyomoro byari byeze pe bujya nkuruzi wari uzava na miliyoni 10, ariko ntabwo wari uzasubira Nyagatare mu murimo niho ndi kuvuga. Ubwo wari ugwiriye ko ukicana na bene wanyu mukanywa inzoga n'ibyeri ubwo ijuru ukabugenda ute. Ndebye ukuntu wankoreye imyaka irenga 30 ndabirumbya, niyo mpamvu wicaye ahangaha gusa rwo mutazasengera nguko kw'Imana izahanagura amarira yacu n'ibindi. Hari n'abo twishingikirijeho mu muryango nabyo Imana ikabona utazajya, imigambi yayo nuko ibipanga nimujye mwivangamo, ahubwo wowe menya ngo ni kwisi igenda ute, ni kwisi ipanga. Ndabisubiramo nitwigerera mu ijuru aho ubuzima bwawe bwabaye guhangayika, humura bazagusobanurira kandi uzumva ari byo byo. Aho uzi hakubereye urujijo uzabibwira, aho uzi imishinga yawe yagiye iraburizwa ubuhoreka mbabwire bamwe bagize ngo ni umuvumo. Abantu benshi basenga iyo bashoye imishinga irapfa, abemeranya nanjye si bose ariko abenshi abemeranya nanjye wabipanze neza, ifasilite zose zishoboka zigenda ute zihari, ariko wakinjira kuri tele ahandi bayatinduye wowe ukagenza ute ukayabura. Imana izakubwira kandi nawe buno wabyibwira.
ushatse nawe watangira kubyibwira. Noneho n'imigambi yawe yaburijwemo, ibyo byose ngo nitubisobanurirwa ngo tuzabona birimo umugambi mwiza udahusha wa wundi ushobora byose. Ngibyo bijya biba mu mibereho yacu, ni kwisi igenda ute imbese iyo biramutse gutyo uko Imana yabipanze nuko bigenda. Ubwo icyo turi gukuramo, nta buswa uba wagize, ntimuba mwavumwe, ntuburi ikinyabyaha, ntacyo uba wari gukora utagenda ute utakoze. Kuko hari igihe umuntu ajya asigara yivuma akavuga ati ariko iyo oya, ni kwisi igenda ute kwisi ipanze. Noneho yenda ubwo mumaze kumva umugambi w'icyigisho, reka twerekere uko twaturana n'iyo mipango. Muri iki gitabo mfashe cyitwa NSP positive cyangwa se intekerezo zituje, ndasoma mw'icyigisho kivuga ibyago cyangwa se ibiturwanya. Ni urupapuro rwa 252. Icyigisho ubwacyo nuko cyitwa ibituragiza, ibiturwanya, ibyago, cyitwa adversity. Uyu mwanditsi yagerageje kwandika amoko yabyo. Aravuga ati ibya mbere bituragije n'ibyo mu miryango iwacu. Hariho agahinda mu miryango nako kashokoje kabi, rabarira biyorosa amarira n'agahinda, abonye nk'ijoro rimwe agaseka yajya kubishimira Imana atanze icyuho. Ngo n'abagabo n'abagore, n'abana n'ababyeyi, mbese ibyago byose ni ibyago, cyokora ntibiba bisa. Icya kabiri ni imirimo dukora, isi yuzuye ibihombo no kubura akazi. Ibyo nabyo biburagije abantu, n'amategeko abagoye mu mikorere. Isi yuzuye concurrence, aho ibihugu binini bigambire kurya ibito. Isi yuzuye ubwenge bw'uburyarya, aho umuntu akurya akagushuka ko ari weho uri kurya. Iyi mishinga yose mibi mujya mubona, muzana ya muzabona ya tuzabigira muhumure, cyetse ari nyoko. Naye ibyo bazabikubwira atari nyoko wakonyeje, uzamutera umugongo wirebera iri. Ibyo ni biturwanya. Icya gatatu, la santé, n'aya magara yacu mazima bisoreshwa urupfu. Siri mw'indwara ku buryo hari izirwagwa ugasenga ngo urwaje apfe. Ibyo nabyo mujye mubyumva ko bibaho, ntabwo ari gupfa kubivugisha umunwa. Urarwaza ugasenga nk'umwaka umwe ngo akire, uwa kabiri ugahindura isengesho ngo apfe, nabyo ukabibura ukarira. Biraturwanya. Noneho hakaza nyina wabyo ari we rupfu. Icya kane ni imitungo ya beneyo irimo ibibazo. Icya nyuma ni impfu zitunguranye, les accidents, ibyo bita impanuka. Ibi nibyo bikora kuri roho, ugasanga abantu barashengutse barashize. Biriho rero, ntawe wenda kubishyira. Mu nama bagiye kuduhangira nizo nshaka, mureke twese buri wese ku giti cye avane mu kwazifata. Ntabwo ndi guhanura nabi, ariko none se ubwo uri kubona iyi si muri kumva wakora igiki, maze tureke n'abandi dakatwivugire nabo musenga n'abagorozi bonyine. Kavuga abagorozi bonyine musengana nk'ibihumbi 300 niba ari bo bari kwita. Ubwo urumva bakoresha we mushinga mazi imyaka ikazaba 10 nta uvuyemo. Ubwo ntimubizi ko azavamo, hari ubwo muzi wari we. Iyo utenda kubuza rero gira tuzi, ahubwo wiga uko mwaturana, wiga uko mwaturana. Turi ku isi, abasobanuzi bamwe bavuze ibintu nemera rwose, baravuze ngo naho ibintu bitagenda nk'uko ushaka, panga amahoro ibyago byarabishe, akaba ari byo usarura ariko atari byo wateganyaga. Noneho que faire face à la diversité, ni gute twahangana n'ibyo bituburagiza.
kubikuraho byo birashoboka oya ariko habaho kugenza ute guhangana ni ingingo esheshatu ni nazo nsorezaho ni ku isi ipanze buri wese amenye imbere ye hari uko bimeze comprendre que la diversité est universelle icyambere ngo sobanukirwa neza umenye ko ibikurwanya ari rusange iyo ukimenye uba ukizeho gato ubu bukira byo ntibishoboka ngo nk'iki iyo bimenye ukizeho ibiturwanya kambaho urugero rw'ibyo muzi rugero twimura umuvandimwe umwe abenshi baraha baramuzi yari umusore muto ubyaye rimwe urangije kaminuza wikorera wifitiye udufaranga ari muri bizinesi ze agwa Uganda bamwe baramuzi noneho umudamu we koga mutoya urumva ubyaye rimwe ni mutoya banakingiye ari batoya ubwo amakuru aratangazwa ko baraza kumushyingura hano iwabo igihe kigeze uwo mukobwa nyina ni umupfakazi yamureranye na musaza we nitwo twanasigaranye none afata n'akana ka musaza we wapfuye ubwo kabyara kabo bana abarera ari batatu uduhungu tubiri k'isengeneza ke n'agahungu ke n'agakobwa ubwo noneho wa mwana w'umusore yararangije kaminuza nawe ari dogiteri mubyara bafata moto amuhekaho ngo bategure aho bari bushyingure muramu wabo imodoka irabakandagira ubwo umurambo wavuye iyo usanga ibirambo ingahe ibiri si bibi hari igihe biruta ibyakubayeho byose komera rero ko nawe ahoze twari uko inkuru ya Yobu ari iya kera twari uko inkuru ya Yobu ari iya kera uzi gupfusha abahungu 7 n'abakobwa 3 umunsi umwe ariko ibyo bintu uri kubyumva bangahe 7 n'abakobwa yigire mbisi ubwo batarabyahe ngo bagire na 4 harapfa mu 10 nk'abo kwa Yobu suguheha bikarangira banza wemere kubikurwanya ari rusange ntabwo uvumye ntabwo byakurobanuye ahubwo bijya binyura no ku bandi kwanza igihe mwagiye naho byabaye jya urareba uhita ufotora iyo pica vuba cyangwa kera icyingenzi ni gutunganya imibereho yawe kuko ni ku isi iyo icyo gisobanukiwe urakomera ntabwo nyine biba biciyemo kuko si ibyo uba washakaga ariko urageza ute urakomera icya kabiri ne pas être trop exigeant envers nous-mêmes ubwo dusobanuye mu kinyarwanda cyahoranije ntukagere akabya kwiteteshwa ubwo ndiko bisobanura ntibikaze ngo wumve ari weho ibyawe oya naranezerewe ibyo nasomaga igitekerezo cya Dawidi yiyirije ubusa ngo wa mwana yabyaranye na Batisheba yego bakundaga abana kera kandi n'ubu nuko cyo tutaramubyara arangije biranga ntiyabona igisubizo nk'icyo yashakaga umwana arapfa abagaragu be bari babonye agahinda kamwisha umwana arwaye kugeza ubwo atari kurya atari no gukaraba batinya kumushyira ibyo kurya batungurwa no kubona babwiye ngo muze hano muhashe ibirayi mu nteke umwana amaze gupfa bataranashyinga none baratagira ati noneho databuje bibaye biti wari wanze no kurya kare umwana akiriho none arapfuye ngo ahubwo ngo nibwoza aribwo ugize apeti gushaka kurya yarabashubije ngo niyirije ubusa nk'umwana abeho none biranze ntabwo abayeho nzagiyari ntazagaruka aho ntumbe nirire ndi kwivunira iki kandi cyo nasabaga ko mwijya muriteteshwa ubwo byaje uzibuke ko hari n'ahandi wageze niba ari akana kapfuye k'imyaka 2 uzibuke ko wabaye no ku kiriyo cy'umusore niba ari umwe upfuye uzibuke ko wagiye no gushyingura hapfuye bangahe 4 cyangwa 3
ibyo mvuze se mubyumvise ntukagira akajya kugeza ute kubera ko uwawe hari ukuntu biba bimeze. Umuntu umwe twari kumwe iri Nyabibwe niwe nabwiye ni rero twitonde kandi utangiye kuvuga ibintu nyine bitwibabarije twebwe, ariko ubwo hagiye mu kwija hapfuye abarenga 60, yindi Karango hapfuye abarenga 50, mu santere haguyemo bane. Namwira nituganye ibyacu barabona turi kwirana, tujya inama ngo twicecekere kuko wabonaga hari nk'akanusu k'imperuka mu by'ukuri mwijya murakabya kwitetera. Uruba rwarabaye umunsi tunda ryaribwaga nicyo cyari kigiye kuzasura. Ubwo umushinga turi imbere twijya turakabya kwitetera. Noneho cyane mbwire iyo ikibazo cyabaye haba ari nyir'umusonga. Abandi bose baza ubundi byanditse byera ntabwo bitwemerera kubabara bari kukureba, kubabara no kurira bari kukureba. Ndabara ba nyiri ikibazo nyirizina. Wewe ujye wiherera ugiyeho batari kureba, ubarebe uko hari morali kuko amarira bafite arahagire ntiwakongeraho ayandi. Nta cyiza ubukozi, nta cyiza ubukozi. Dawidi nawe azajya twigisha kudakata. Gatatu, ne pas se lamenter sur le passé. Ntukivovotere ibyatambutse. Ubwo ibyatambutse ni kumwe umuntu ajya avuga ngo iyo ngira uburuzi karivugireho ibisanzwe bitari ngo iyo nika ngo kandi mama yanjyanyeyo ngo ndanga none kwizo mbi zigezaho ubwo uri kuganya ngo bigende gute. Ni wewe Yesu yabwiye ngo mbese uriganyira wiyungure umukono umwe. He kuzagira ugira ibibazo mu buzima ngo yivovotere harakize nyine. Umugani w'Abaswahili mambo kwisha ngo ntibambujije kujya mu babanda ngo nicyo nakabonye ko none ubyayemo kane. Ngo mvuze nivugiye ibyo ntawe nibasiye ngo n'abagesera ndabavuze n'abasiye ko none ubyayemo kane se none byararangiye. Ntukajye urivovotera ibyo ntabwo ari byiza, byakubabaza kurutaho. Kane, considérer la finitude de la diversité. Gihora utekereza ko byanze bikunze hari umunsi ibikurwanya bizaba bitakiriho neza cyangwa nabi. Batanze n'umugani nkunda uvuze ngo il n'y a pas de mal qui dure 100 ans. Nta kibi kiramba imyaka 100. Nta kibi kiramba imyaka 100. Ibikurwanya hari umunsi bizashira. Uretse nibi no muri yo gusarabiya byarashize n'94 byarashize. Ngende kujya mvuga ibinini no mu nabazi by'abanazi kubiza amateka za Holocaust nazo zagenje ute zarashize. Zirashira se zarashize. Abadage bari bagambire gutsemba abayuda. Ubu ntabwo Ubudage na Isirayeli bihagaritse ara ngo bigwane, nta nubwo Ubudage bwatera kabiri. Kandi koko bwari bwashyizemwe akabaraga kuko amateka tubwira ko harokotse abantu batarenze 1000. Kugeza ubwo Abisirayeli baje gushyikira bano bafarasha bo muri Ethiopia babyawe na wa mwamikazi w'Isheba ngo bajye kubagwiza. Kandi mu by'ukuri tujya gusa bari gutaratara ngo ishyanga ryawe rigenze ute rigwira. Ariko Isirayeli irakomeye ndikomeye, nta kibi kiramba imyaka 100 agahinda kagushengura kazashira neza cyangwa niba ari urwaje azakira cyangwa azapfa. Urire inkuru yibagirane wongera ujye uryohewe. Nta kibi kiramba imyaka 100 ibikurwanya. Gihora utekereza ko hari umunsi bizagenza ute bizashira. Noneho icya gatanu, ne pas généraliser. Ndajya mvuga imitwe y'amagambo gusa kugira ngo ntabatinza. Tugenekereje kire muri rusange.
ariko reka tuvuge tuti wigira sakuma nicyo kinyarwanda cyiza kandi sobanura ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibihugu bitandukanye burimo amasiteti amareta atandukanye ubwo umugabo wawe ni leta ni igihugu kimwe buri nko Burundi umwana wawe ni nka Kongo inzu yawe ni nka Uganda mbese ni ibihugu bitandukanye umurima inshuti ku itorero amagara mazima kubudakorora utarwaye utwo twose ikirere cyiza mutuyemo kiri birayi nka mutura utwo twose ni iki ni uduhugu dutandukanye tugize ubuzima noneho ngo iyo umwanzi agabye igitero kuko ariwo mushinga we mubi agaba igitero mu gahugu kamwe ntabwo ajya atera ibihugu byose ubwo murabyumvise cyangwa se yakabije yatera ibihugu bibiri ariko 10 bigasigara bitatewe ngo hari abamufasha rero yatera kimwe wewe ubwaho ukagaba ibitero muri 4 byari bisigaye ndabisobanura upfushije akana k'incuke ariko uri inkumi y'imyaka 25 none wanze kuya ubwo se nawe nupfa oya wapfushije aragiye none nawe wanze kandi n'umwana ugiye kandi uri umwana mutoya wo kuzabyara abana 12 none wanze kujya ngo upfane hatewe igihugu kimwe nawe ugabye igitero ku kindi cyari gisigaye ngo se wowe urafashe ubwo nibyo Dawidi yanze ubwo ibyo nibyo Dawidi yanze ndibuka kera twajyaga ducana umuriro ukanga kwaka narabikoraga nanjye kanga kwaka ari nani birakatse bino birakatse ukatsa amaso yatukura ukadaha amazi kamenamo ushobore bizimye bandi kubaza umuriro iyo uburetse hari igihe ujya kubona ukabona wowe ubwawe ugeje ute uriyakije ese ko hakiyatsa n'icyo cyondo watonye agahugu katewe nako ibindi bifate neza twaguruka gutekera abana ganiriza neza na morale abasigaye utabatera n'indwara z'imitima rindi ibihugu bigenje ute bisigaye tekera umugabo namumesere ubuzima bwe bukomeze vuba aha wijya urasakuma ngo hategwe igihugu kimwe noneho urohemo n'ibindi nawe ubitere kandi ibyo umwanzi aba yakoze biba bihagije noneho icyanyuma considérer ce qu'il y a de positif dans la diversité tekereza ko byanze bikunze hari icyiza kivuye mu byakurwanira ubwo nicyo twasobanuye cyane tuzabimenya tugeze mu ijuru ubwo tuzaba dusobanurira imigambi y'Imana ngo iri kuduhanagura amarira ikubwiye impamvu zabyo ariko haba ari mu icyiza ubwo muri ubu buzima haba igihe tubirabutswe ibyo tutarabutswe tuzabimenya tugeze mu ijuru badusobanuriye impamvu zabyo noneho turi gusoza ibi tubaho ni kwisi igeze ute ipanze ntacyo wakosora icyo tuzaharanira ni kimwe n'ubugingo buhora ukabigiramo uruhare ibyo byanditse mu gitabo cyitwa The Mystery of Healing ku basoma icyongereza paji ya 74 niho bavuze ngo kubiheranye n'ubugingo buhora ngo umuntu wese uzi ko afite ingeso mbi yamubayeho akarande ngo Imana data twese ishobora kwishora mu mushinga wo kugira ngo akize ngo Yesu akaza mw'uwo mushinga ngo amufashe ngo akize umwuka wera n'ubuntu bwe bakaza mw'uwo mushinga ngo bagufashe ngo ukize ngo abamarayika bose b'ijuru bakaza ngo bagufashe ngo ukize ngo n'abantu bose bakiroha mw'uwo mushinga ngo bakugwaneho ukize ngo bikarenga bikaba imfabusa uramutse udashyizemo akabaraga kawe ngo wikize naho honyine dushobora guhindura ubuzima bwacu tukabuha icyerekezo naho ibindi kuvuvutse kugeza upfuye ibizakubaho birapfa noneho mureke twe n'umuryango dukomere ariko natwe twitegure ndasubiramo ibi byo bijya bimbabaza ndasubiramo bikambabaza ntawe ngaye ahubwo nigaye ngewe ubwanjye ubu Satani wamugira umuntu tuza aho atuye
sinzi muri kubyumva buri uwawe wapfuye bagasa n'abaguhaye pica ari kumuniga ariko kumwumura ngo akuka kagenza ute kavemo nta kibazo cyahaba ko n'ubundi se tuza aho atuye ko atuye mu kutumvira kuki mu muhamaho ni byiza yakoze ubwo muri kumwitura yarakoze arinda kuriga ubwatsi yarakoze iyo ufite ubwenge bukaba bukirimo urupfu nirwo rukwigisha kwanga Satani mu murwanye mushikamye ni Petero 2:5-8 kugeza 10 umurwanye mugenje mushikamye aratwanga mujye mu mwanga mwongere mu mwange kuko ubundi suramuko ndi kutanamuhana ruswa ngo babe yarashinze idini nibara uzi yashobora gashinga n'idini ngo abamusenga yenda bazajye iyo minsi yo kwisi bayimare bamerewe neza yari kuyobya benshi nabyo byaramunaniye uramuyoboka ukajya kunywa inzoga akazagutsinda munsi y'ikiraro kandi wari waramwemereye ngo ndakuyobotse ibirori byose uzajya uzazana nzajya ndabijya nuvuga n'itabi kanywaho ariko akavuga ati buretse uzasome igihe aha nzakiboza n'abamuyoboka ntajya baha agahera mureke natwe tubivanemo kumenya ubugome bwa Satani dukunda Imana twange Satani nibye aba ariyo nyungu muvanaho amena mwibi bisekera mwanzi mwiba inkunguzi n'ibindi umwanzi ajya yidegenge hamagara ugende nawe umuzi wanemerewe kumwanga Imana nidufashe kumenya ko ari kwisifabi imitima yacu ihumurizwe urese agira imyiteguro y'ibye bimureba noneho kwisi Yesu nadutabara tuzagende turibaza atinze kuza natwe tuzasinzire nk'abandi ariko dufite ikibari cyo kuzabana n'Imana mu izina rya Yesu.